Iyerekwa TV. Twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe hano ku Iyerekwa TV. Reka mvuge ngo amahoro y'Imana nabane namwe mwese aho muherereye. Turabasuje mu izina rya Yesu. N'ubundi rero wo mumva cyangwa se wo mureba kuri kamera Iyerekwa TV na Anastase Niyongira Prophete Gatsima ku izina ry'umurimo. Twongeye gushima Imana rero uyu munsi kubera ko itwemereye kongera kugera ngaha kuza kuvuga ineza yayo n'imirimo yayo. Imirimo y'amaboko yayo ni byiza, ni iby'agaciro kenshi cyane gakomeye. Cyane mu bihe nk'ibi bitoroshye kugira ubuntu ukaza kuvugira Imana n'iby'agaciro, dore ko n'iby'isengero zabaye zihagaze bitewe n'ibibazo bya COVID-19. Ibyo ni ibibazo twese dusangiye nk'abanyarwanda, ni ibibazo dusangiye twese nk'isi, n'ibyo dusangiye muri rusange. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nubwo bimeze bityo, Imana yo mu ijuru iracyahari kandi Imana iracyakora. Hari amakuru meza mbafitiye uyu munsi. Ndagira ngo mbabwire ngo insengero zo n'ibyo zirafunze, n'ibindi bikorwa bya leta birafunze, n'ahandi abantu bahahiraga harafunze hamwe na hamwe. Ntabwo byoroheye abagenzi, ariko icyiza gihari nk'uko nubwo insengero zifunze, ntabwo ijuru ryo rikinze. Ijuru ntabwo rikinze, riracyakira ibyifuzo by'abera. Umuntu arasenga Imana ikamwumva. Bivuze ngo rero ntabwo ijuru rikinze, riracyakira amasengesho y'abera kandi iracyakira amasengesho y'abakozi b'Imana. Ni nayo mpamvu mbabwire ngo ntimugire ubwoba. Nta Imana itasanga umuntu. Burya no mu biti Imana yagusangayo, uryamye nijoro yagusangayo. No muri gereza Imana yagiye isangamo ba Yosefu, ibyo ni ibintu muzi. Ba Dawidi yagiye basanga mu bitare bihishe, barimo biruka kubera umwanzi Sawuli. Ibyo ni ibintu mugiye muzi mwese. Rero nongeye mbabwire ngo nta hantu Imana itasanga umuntu. Nongere mbabwire ngo rero ni igihe cyo kwegera Imana ahubwo, kuko ibi ngibi byose turimo tugenda ducamo ni ibyahanuwe, ni ibyavuzwe n'ijambo ry'Imana. Cyane muzagende musoma ubutumwa bwiza uko bwagiye bwandikwa na Matayo, Luka na Yohana. Ibyo ni ibintu byagiye bivugwa n'umwami Yesu, kandi ni ngombwa ngo ibintu byose byavuzwe n'uyu mugabo bigomba gusohora, nta kundi. Ahubwo twebwe icyo dusabwa nk'itorero no gusaba Imana kugira ngo iduhe imbaraga zo kubihagararamo, kugira ngo iduhe imbaraga zo kunesha. Kuko burya iyo umuvu watembye hari abutembana, hari benshi utembana. Hari abantu utembana ugasanga ari benshi babigendeyemo, ariko burya ni byiza. Rero nongeye gushima Imana kubera ko rero yabinyemereye. Ntago ndi njyenyine, ndi kumwe n'umukozi w'Imana n'umundi musanzwe mumenyereye, umukozi w'Imana usize amavuta. Reka mbanze mwakire adusuze, namara kudusuza mu kanya kari buze araza kutubwira n'ijambo ry'Imana, aza kutugezaho ijambo ry'Imana mu buryo burambuye. Umukozi w'Imana, Yesu ashimwe. Yesu nabikibaye. Umeze neza? Ndashima Imana. Urakomeye? Umwami arandinze. Arakurinze. Arandinze kandi ndasuhuza n'abandi bose banyumva. Amahoro y'Imana akomeze kubana nabo. Imana ishimwe rero umukozi w'Imana. Abeshi harimo abagiye kubona bwa mbere. Ndagira ngo utangire ubibwire amazina, hanyuma tuze gukomeza ikiganiro cyiza cy'ijambo ry'Imana. Amazina ni Evangeliste Emmanuel. Ni amazina abantu banziho cyane. Imana mu ijuru iduhana umugisha. Emmanuel kamuvugire ni umusore ushima Imana. Imana ishimwe rero Emmanuel. Nkuko ndimo mbivuga rero, tugeze mu bihe bikomeye, bitoroheye abantu. Niba nabivuga ngo ni nko muri cyagiye Imana yaburiraga ngo yagendaga iburira Abisirayeli bimeze nabi, ibicishije muri Nowa. Sinzi ukuntu nabyita, kuko tugeze mu gihe kitoroheye, abari abakijijwe abadakijijwe, abemera Imana n'abatayemera. Ni igihe kigoye abantu cyane. Ese wowe urayibona gute Emmanuel mu bihe nk'ibi ngibi?
icyo mvuga cyo ibihe ubundi ntago ibihe bitoranya ibihe bigwira abantu bose ariko kandi mu bihe ntago bivuze ko Imana idakora mu bihe ahubwo ibihe bidusunikira kugira ngo twegere Imana ko Imana yonyine nizi amabanga y'ibihe kandi ni nayo ibasha kunyuranya ibihe rero ndakangurira abantu bose banyumva iki ni igihe cyo kugira ngo tubashe kwegera nyiri ibihe kugira ngo abashe kunyuranya ibihe murakoze Imana ishimwe rero ese umukozi w'Imana Emmanuel wenda utaragira ku cyo wagambiriye kutubwira ku ijambo ry'Imana ese wowe ibi bihe turi gucamo nka COVID-19 ni irihe somo bigusigiye cyangwa se ni iyihe nama wagira abantu gusa icyo navuga cyo mu bihe nk'ibi duhagazemo bisabwa kuba maso kuko iyo ubaye maso uko byagenda kose ikintu cyose kiguteye ubasha uburyo wabona ukuntu ukikuramo Imana ishimwe rero icya mbere navuga ni ukubahiriza ingamba kandi nanone tukubahiriza ingamba ariko duhanze amaso ijuru kuko ijuru niryo rifite igisubizo cya byose murakoze rero ufite bavandimwe mudukurikiye ku Iyerekwa TV reka nongere mbabwire ngo kubana natwe ni iby'umugisha ni iby'agaciro kenshi wifuje kubana natwe kora subscribe kora share kugira ngo ijambo ry'Imana rijye rihora rikugeraho buri munsi n'ibiganiro tuzaducishaho ijambo buhamya ubuhanuzi byose uzajya ugenda ubibona tudatinze rero n'ubundi munyemerere twegere Imana kugira ngo twakire umukozi w'Imana kuko ndakeka ufite byinshi byo kutubwira birahari Imana ishimwe ndagira ngo rero tugire mu gihe cyo kumwakira atugezeho ijambo ry'Imana nyirizina reka twicisha bugufi twubaha Imana turagushimye mwami Yesu uri umwami w'abami uri Imana nyamana uri Imana ishobora byose uri umuremyi uri data wa twese wo mu ijuru tugushimye kugira neza kwawe n'imbabazi nyinshi n'urukundo rwawe kubera ko wabyemeye ko tuba tukiriho iby'agaciro kenshi n'andi mahirwe ni ukubera ubuntu bwawe ndakwinginze rero kugira ngo muri aya mahirwe twabonye yo kubaho ukaba turemeye umunsi w'umugisha tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe ndakwinginze kugira ngo wowe nyiri ibihe uzubane natwe muri uyu mwanya icyo tubangame n'imigambi mibi ya Satani icyo tubangame n'imbaraga mbi z'umwijima mu izina rya Yesu ngaho rero kumanuke ufashe umukozi wawe mwuka wera muyobozi abane nawe avuge avugishijwe nawe kandi umukoresha imirimo n'ibitangaza ndetse senge buri muntu wese uzabasha kumvira ijambo rizajya hori mukura ndetse rizajya naho rimugeza kuko uri Imana ishobora byose ndasengera Iyerekwa TV n'abadufashe kugira ngo iri jambo ryawe rigere ku bwoko bwawe bose baha umugisha ndetse n'abaritega amatwi bose bahana umugisha natwe urakoze kubyumvise byambaje myize mu izina rya Yesu amen munyemere n'ubundi tudatinze tumwakire atubwire icyo Imana yamushize ku mutima murakoze Imana iguha umugisha tugiye kumva icyo Imana ivugana natwe mu ijambo kuko ijambo ni umucyo umurikira ibirenge byacu ijambo ritwigisha uko tubaho mu buzima tubaho muri ubu buzima busanzwe ijambo rikaduha icyerekezo cy'ubuzima bw'ejo hazaza rero ndabakangurira bene data kugira ngo tubashe kumva icyo Imana ivugana natwe mu ijambo tugiye gusoma muri Zaburi turisanga muri Zaburi ibice byaho 16 turaza gusoma umurongo wawo wa 3 haranditswe ngo abera bo Mwisi nibo mfura nishimira bonyine turaza kongera gusoma n'ibindi kwifashisha irindi jambo riboneka mu byahishuwe ibice byaho ni 11 turaza gusoma nawo umurongo wa 6 kumve icyo Imana ikomeza kuvugana natwe umurongo wa 6 haranditswe ngo bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa mu minsi yo guhanura kwabo kandi bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no guteza isi ibyago byose uko babishatse Imana ishimwe
kubw'aya magambo tugiye kuganiraho, ndizera ko Imana irakomeza kubana natwe. Intego cyangwa se insanganyamatsiko y'iri jambo iravuga ngo isi ikeneye amasengesho y'abera kugira ngo isi ibashe kubona ihumure. Ndashaka kuvuga ku gaciro kabera mu isi. Iki ni igihe Dawidi yavuga aya magambo, yari yugarijwe n'akaga gakomeye, ari mu bihe bikomeye, asenga isengesho ryo kugira ngo abashe gutabaza Imana. Aravuga ngo mu maboko yawe niho nsize ubugingo bwawe. Aravuga ngo ni wowe gitare cyane, ni wowe niringiye, kandi ni wowe mpanze amaso. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo kuba ngufite wowe Mana, ufite umugisha. Arangije rero Dawidi arimo avuga aya magambo, aravuga ngo kandi ndabizi neza ko abera bo mwisi, abera bo mwisi ndabizi neza ko ubishimira, n'imfura wishimira. Abera n'abantu bagirana connection n'Imana. Abera n'abantu n'abanyamabanga b'Imana. Rero igihe tugezemo bene data, ni igihe tugezemo cyo kugira ngo abera bongere bahaguruke, bahagarare mu cyuho, bongere batakambire ubwoko bw'Imana. Iyo turebye mu bihe byagiye bitambuka, byagiye bishyira ibinyejana byagiye biza, hari igihe cyagiye kibaho, hakazaho ibyorezo, hakazaho amakuba, ibyago, ariko abera bahaguruka bagahagarara mu cyuho, Imana ikabumva. N'abantu basaba, Bibiliya yatubwiye ngo bafite ubushobozi. N'abantu basaba icyo basabye Imana ikabumva, kuko Imana irabubaha. Abera n'abantu bagirana imibanire myiza n'Imana. Abera n'abantu bubaha Imana. Abera n'abantu bari mu muryango wa Kristo, n'abantu bakiriye Kristo. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Ijambo riratubwiye ngo abera bo mwisi nizo mfura yishimira. Bajya baca umugani bakavuga ngo imfura ingana na se. Bivuga ngo abera, iyo tugiye mu butumwa, iyo tugiye mu gitabo cya Samuel n'ubundi cya kabiri, ibice byaho 24 tuwenda tugera ku murongo waho wa 25, tuhasanga igihe kimwe Dawidi, umugaragu w'Imana Dawidi, igihe kimwe yari ari ku ntebe, igihe kimwe umwanzi aramusatira. Bibiliya iratubwira ngo abara abantu. Amaze kubara abantu, ntabwo ikibazo kwari kubara abantu, ahubwo Imana yarebye inyuma ikihishe mu kubara abantu, ngo arangije ngo yishyira hejuru, yishingikiriza ku mbaraga z'abantu yari afite, akura umutima ku Mana. Bituma Imana imutumaho umuhanuzi Gadi, iramubwira ngo genda umbwirire Dawidi ngo kubera we yacumuye, umubwira ngo muhaye ibihano bitatu. Icyambere, ndamuteza inzara, kandi iyo nzara iramara imisi nako imyaka 7. Icyakabiri amubwira ngo ndaguteza ababisha bawe kugira ngo ujye ubasha kubahunga, ndabakugabiza. Ikindi amubwira ngo ndaguteza mugiga. Ariko Dawidi kubera ko yarazi imbabazi z'Imana, mu bintu Imana igira imbabazi, kuko yarazi imbabazi z'Imana, arangije aravuga ngo data, ndashaka kugira ngo ngwe mu maboko yawe, aho kugira ngo ngwe mu maboko y'abantu, ahubwo reka ngwe mu maboko yawe. Byaje gutinda n'ubundi, kubera ko imbabazi ntago zikuraho ingaruka z'icyaha. Niko byagenze n'ubundi, Imana iza kurekura, kubera ko umujinya w'abantu baba bamaze kwishyira hejuru, iza kurekura mugiga ikwira mu gihugu. Ariko kubwo abera baba barimo basenga, Imana iza kumva amakuru, iza kumva amajwi y'abera. Yumvishije amajwi y'abera, nibwo yarangije Imana iraza ihina ukuboko kwa marayika we wahaye misiyo, aravuga ngo burekeye aho kubera amajwi y'abera. Isi ikeneye amasengesho y'abera kugira ngo ibashe guhabwa ihumure. Imana ihagarika ihina ukuboko kwa marayika. Ubwa kabiri nanone Imana yongera ituma kuri Dawidi, iramubwira ngo noneho nta kindi gisigaye, genda umumbwirire ngo nasane igicaniro, asenge kugira ngo mbashe kurangiza ibyago ndetse n'amakuba. Niko byagenze n'ubundi, asubira aramubwira, Dawidi arabyumva. Iki ni igihe cyo kugira ngo twumve icyo Imana irimo kuvugana natwe, tubashe gushyira mu bikorwa. Dawidi yarabyumvishije nk'umukozi w'Imana, arangije ahita asana igicaniro, yongerana agirana ubusabane n'Imana, yongera yibutsa Imana isezerano. Bibiliya irambwira ngo Imana yumva guhendahenda kwa Dawidi. Imana ngo irangije ngo itanga ihumure mu gihugu cya Dawidi, irangiza ibyago ndetse n'amakuba. Imana ishimwe cyane. Iki ni igihe bene data, abera abana b'Imana, abambasaderi
abantu Imana yagiriye icyizere, abanyembaraga, abanyabushobozi n'abera, ndetse n'abanyacyubahiro, ndetse Bibiliya yatubwiye ngo bafite ubushobozi. Ubundi Imana iteza ikibazo ikanatanga n'igisubizo. Bivuga ngo n'ubundi ikiri gihe tugezemo ntago ari igihe cyo kwicara. Ndimo ndakangurira abera, muhaguruke muhagarare mu cyuho, mwongere mutakambira abana b'Imana, mwongere mutakambira isi kugira ngo twongere tubone ihumure. Dawidi niko byagenza, aca bugufasana igicaniro, arasenga, Imana iramwumva. Imana yumva gusenga kwa Dawidi, itwanga ihumure. Imana ishimwe cyane. Isi ikeneye amasengesho y'abera kugira ngo ihabwe ihumure. Iyo dusomye ijambo tubona n'ubundi, dukomeje gusoma, hari ijambo tubona n'ubundi mu kuva ibice byaho 32. Iki cyari gihe Abisirayeli bari bamaze kwimura Imana, igihe Mose yari ku musozi atinze, yo muri bitinze, bataka Aroni abacurira ikigirwamana. Iki rero cyari gihe n'ubundi bari bamaze gukurura uburakari bw'Imana. Ariko iyo dukomeje gusoma 31 32 dusanga Mose umugaragu w'Imana yahagaze imbere y'Imana avuganira abantu b'Imana. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Aravuga ngo ariko wanyemerera ukanyumva. Arangije arasaba, aravuga ngo bazabyumva gute ubu bwoko burangije. Iki ni igihe kigeze kugira ngo abera bahagarara imbere y'Imana, bamanika amaboko, Imana itange ihumure mu isi. Arangije Imana yaramwumvishije, ahagarara imbere y'Imana, Imana iramwumva. Abera, mbibutse, abera n'abantu Imana yubaha, n'abantu bagendera mu mategeko y'Imana, n'abantu bumvira Imana uko byagenda kose. Icyo basabye Imana iracyumva. Ongera ubikore, wongere wenyegeze igicaniro, wongere usaba Imana. Arangije aravuga ngo ndabizi neza ko warekuye umujinya, ariko hirya y'umujinya wawe hari imbabazi watuzigamiye. Aravuga ngo wanyemerera ugakora mu bubiko bw'imbabazi watuzigamiye, ukongera ukatubabarira, ukaduha amahirwe ya kabiri. Imana ishimwe. Bahagarara mu cyuho, Imana iramwumva. Imana imaze kumwumva itanga andi mahirwe, ibaha andi mahirwe, iramubwira ngo noneho ngaho genda n'ubwoko bwawe. Iki ni igihe kigeze kugira ngo Imana yongere iduha andi mahirwe ya kabiri, kandi biraza kuva hehe? Kubera imbaraga z'abera. Imana ishimwe cyane. Igihe kimwe itangiriro naho 18 naho tuhasanga, guhera ku 16 tuhasanga umugaragu w'Imana Aburahamu, inshuti y'Imana. Igihe kimwe ngo Imana yari igiye kurimbura Isodomu n'Igomora. Imana iravuga ngo ntago nabikora ntabwiye umugaragu wanjye Aburahamu. Bivuga ngo abera n'abantu bagirana ubushuti n'Imana, n'abantu mbese Imana n'abantu Imana ibitsa. Niko Abaroma ibice 3 guhera ku murongo wa mbere avuga ngo Abaheburayo n'abanyamahirwe. Abaheburayo n'abantu babitsa ibintu byavuzwe n'Umwami, n'abanyamabanga b'Imana. Imana iravuga ngo ntago najya kurimbura Isodomu ntabanje kubibwira umugaragu wanjye Aburahamu. Aburahamu ahagarara imbere y'Imana. Abera n'abantu bahagarara imbere y'Imana bakayisaba ibintu bikemera. Aburahamu aravuga ngo ariko bagirana ikiganiro, aravuga ngo ariko habonetse abakiranutsi 50, Isodomu waharimbura. Imana iravuga ngo babonetse ntago nagira ute nabarimbura. Ndagira nkubwire ngo muri no si haracyarimo abera, muri no si haracyarimo abantu bubaha Imana. Arangije bagirana ikiganiro, baramanuka barinda bagira ku bantu 5. Ariko urumva yahagaze imbere y'Imana. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Bene data, iki gihe kirageze kugira ngo two gutinda kubiri kudukomeretsa, two gutinda kubirimo biduhabura, ahubwo dutinde ku Mana yomora ibikomere. Dutinde kuri nyiribihe, kuko Imana yonyine nifite amabanga y'ibihe. Abera n'abantu Imana ivungurira ku mabanga y'ibihe. Abera n'abantu mbese bahagarara imbere y'Imana bakavuga ngo ibi bintu Mana wabikora, ibi bintu wabihagarika, kuko Bibiliya yatubwiye ngo bafite ubushobozi. Iki cyari gihe Eliya, umugaragu w'Imana Eliya, igihe kimwe yarazamutse mu ishyaka ryinshi yari afite, asanga umwami. Bibiliya yatubwiye ngo arangije ngo acinge, aravuga ngo guhera akakanya mu bushobozi bafite, aravuga ngo guhera akakanya nkinze ijuru, mpagaritse imvura
imyaka 3 n'amezi 6. Ni uko byagenze. Eliya avuga ijambo rihura n'ikimana yatekerezaga, kubera ko ijambo ryatubwiye ngo abera bo mwisi nizo mfura Imana yishimira. Kandi nubundi uzarebe umubyeyi icyo akora nubundi nicyo n'imfura yikora. Barangije Imana iramwumva ikinga ijuru. Nanone Mose nawe ageze kwa Farawo, murabizi ibintu ukuntu byagenze. Imana nawe yabanye nawe mu bitangaza hafi 10. Yahinduye amazi ahinduka amaraso. Bivuga ngo ubushobozi data wo mwijuru, ubushobozi afite agenda aherezaho kububasha kubera, kuko nibo bambasaderi, nibo bayobozi b'ikirere cy'umwuka. Ni nako byagenze nubundi. Igihe kimwe Dawidi yumva umuhanuzi ndetse n'inama yaramubwiye akimara guca bugufi. Yaragarutse ubwa kabiri kuko ubwa mbere yaramubwiye ati yaje ubwa mbere atangaza, aramubwira ati dore ibyago Imana igiye guteza kubera ko mwigometse. Ariko agaruka ubwa kabiri aravuga ngo none waje guhindura, aravuga ngo none genda usenge Imana kugira ngo ibashe gutanga ihumure. Isi ikeneye imbaraga z'abera. Abera ni abantu b'agaciro. Kuba isi gifite agahenge ni abera. Bibiliya iratubwira igihe kimwe ibyahishuwe 7 ngo hari abamarayika Imana yohereje kugira ngo babashe kujya bajye gutangaza urubanza. Ariko ngo igihe kimwe Imana iravuga ngo mwe muretse kubera ko harimo abera mbashyireho ikimenyetso. Bivuga ngo isi uko byagenda kose ifite amahirwe kuko igifite abera mu isi. Imana ishime. Iki ni igihe isi ikeneye amasengesho y'abera kugira ngo ihabwe ihumure. Ndimo gutangaza kugira ngo wowe Imana yagira icyizere ikaguhamagara, ongera ubikore, ongera ube hafi y'Imana, ongera uhagarare mu cyuho, ongera umanike amaboko kugira ngo ubwire Imana kugira ngo yongere igarura andi mahirwe. Nubundi nubwo tuba turi mu bihe bigoye kandi ibihe bikomeye, ariko kandi mu bihe bikomeye nubundi bitwigereza mu gusatira Imana. Kandi mu bihe bikomeye nubundi dukunda kubonamo imbaraga z'Imana. Igihe cyose iyo uhagaranye n'Imana mu gihe ubasha kunesha. Iyo hari abantu benshi bagiye bahagarara mu bihe bikomeye kuko batahagaranye n'Imana bagatsindwa bakarwa mu ibihe bagapfira mu bihe. Ariko iyo uhagaranye n'Imana mu gihe ubasha kunesha. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Isi ikeneye amasengesho y'abera kugira ngo ihabwe ihumure. Pawulo abivugaho ngo bagaragara nk'abatariho ariko bariho, bagaragara nk'abapfuye ariko ni bazima, bagaragara nk'abadafite ariko barafite, bagaragara nk'abantu badatunze ariko n'abantu bafite byose. Ndimo ndavuga kubera abera, abantu bagirana ubusabane n'Imana, abantu Imana igirira icyizere, Imana igatuma abantu bahagarara mu mwanya w'Imana. Niyo mpamvu Dawidi yarangije avugira ijambo aravuga ngo abera bo mwisi nizo mfura nishimira zonyine gusa. Kandi bene data, ikiri igihe cyo kugira ngo n'umuntu ntahandi hari ubuhungiro, ntahandi hari igisubizo uretse mu bera. Kwinjira mu muryango w'abera, kandi kwinjira mu muryango w'abera no kuba wakiriye Kristo akakwinjiza mu muryango w'abera, niho hari igisubizo. Yigeze avuga muri Yohana 16:33 aravuga ngo mukiri mwisi. Abwiraga abigishwa be yari arimo gutegura bagiye gusigara mu murimo we. Arangije aravuga ngo mukiri hano mwisi ntago muzabona amahoro 100%. Igise kizaga kivaho hagenda haza ikindi. Ariko arongera avuga ijambo rikomera abango ni muhumure nagize ute nanesheje isi. Imana ishimwe cyane. Ariko arangije ababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo nzabasigira umwuka wera, kandi umwuka wera azabafasha. Umwuka wera azabahishurira ibintu bikomeye. Umwuka wera azababwira ibyo ntababwiye. Aravuga ati uyu mwuka wera kubera ko iyi si ndayizi irimo ibintu bikomeye ariko bizabababaza, ariko aravuga ngo uyu mwuka wera mbahaye ni ikinya.
ni ikinya muzahagararamo kugira ngo mubashe kunesha isi. Nta kindi rero n'ubundi gituma ubasha gutsinda iby'isi ni kwemera umugambi w'Imana, kabiri ukemera kuyoborwa n'umwuka wera n'imbaraga z'umwuka wera. Ibyo bidufasha kubasha kunesha iby'isi. Imana ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Isi ikeneye amasengesho y'abera kugira ngo ihabwe ihumure. Iri jambo twasomye n'ubundi ngo mu byahishuwe dusomye 11 murongo wa 6, aba nabahamya, aba nabantu Imana irimo gutoranya mu gihe gisa nk'iki ngiki, bagiye gukora, barimo beza, barimo babwiriza abantu kugira ngo babashe kweza. Baravuga ngo aba bantu niyo basuzuguye ubusuzuguye Imana, aravuga ngo aba bantu niyo batunze urutoki ubutunzi Imana urutoki. Bavuga ijambo rikomera, aravuga ngo aba bantu bafite ubushobozi bwo kuba bahagarika ibyago ibyo ari byo byose. Aba ni bande? Nabera. Aba ni bande? N'abana b'Imana. Aba ni bande? N'abayobozi bo mu kirere cy'umwuka. Aba ni bande? N'abambasaderi b'Imana. N'abantu Imana ivugana nabo, n'abantu Imana ikoresha imirimo ndetse n'ibitangaza. Wirambirwa shuti yanjye, wirambirwa wowe Imana yahaye misiyo, wirambirwa. Iki ni igihe cyo kugira ngo uhagarare imbere y'Imana, wongere utakambira Imana kugira ngo Imana yumve gusenga. Iki ni igihe Imana ije gutanga amahirwe ya kabiri kandi yiteguye kumvira abantu bayo. Ahagarara imbere Imana avango n'ubundi twaracumuye ariko turabizi neza ko hari imbabazi zawe. Ari igihe kimwe Imana yigeze itera umugongo Abisiraheli, ibahisha uruhanga, ibatera umugongo, ariko iravuga ngo mbabikiye imbabazi. Iravuga ngo nzongera ngaruke mbafitiye imbabazi nyinshi. Turashimira Imana kubw'imbabazi zayo. Turiho kubw'imbabazi z'Imana. Buracya bukongera bugacya kubw'imbabazi z'Imana. Birambira ngo yongera iragaruka, iravuga ngo nzagarukana imbabazi nyinshi, kandi ningarukana imbabazi nyinshi hahandi hatari hatuwe hazongera guturwa. Kandi ninongera kugarukana imbabazi nyinshi, bya bindi byagaragaraga ko byapfuye bizongera bizuke. Bivuga ngo hari imbabazi z'Imana, Imana iba yaratuzigamiye. Imana yo yongera ikore mu mbabazi zayo, yongera irengere Abanyarwanda ndetse n'Abanyarwandakazi, abatuye isi bose. Yongera idutereke mu mahirwe ya kabiri kugira ngo twongere tuyizamure icyubahiro, twongere tuyihimbaze. Nta kindi rero n'ubundi nari ndimo nkangurira ni imitima y'abantu n'ubuhanuzi Imana yampaye kugira ngo mbashe kongera kwibutsa abera kugira ngo bongere bahaguruke bahagarare mu cyo, kuko Imana yiteguye kubumvira mu mahirwe ya kabiri. Kuko yamuhaye amahirwe ya kabiri amubwira ngo ongera ugende umubwire asa n'igicaniro, yarandi mahirwe ya kabiri. Aya mahirwe ya kabiri rero mwongere muyabyaza ubusaro, kuko Imana yiteguye kubumvira kandi Imana yiteguye kongera guhagarika ibyago ndetse n'amakuba kugira ngo yongere itanga andi mahirwe. Kuko igihe cyose iyo turi mu bihe bikomeye, nyuma y'ibihe bikomeye haboneka umusaruro, kuko n'ubundi Imana, umugambi w'Imana unyura mu mibabaro, umugambi w'Imana unyura mu bintu bikomeye. Ubwami bw'Imana bwaguka bunyuriye mu mibabaro. Bivuga ngo rero n'ubundi muri aya mahirwe ya kabiri Imana yiteguye kongera kumvira abera. Mube maso, mwongere kandi muhagarare, mwongere mukore icyo Imana yabahamagariye, mwo gutinya iminsi yo kubahinyuza, mwo kuvuga ngo Imana yagiye he, Imana iracyahari, ahubwo ikeneye kongera kubona mwongeye guhaguruka mugahagarara mu cyuho. Hari abantu benshi bagiye bahagarara mu cyuho, Bibiliya igenda itubwira, Imana ikabana nabo kandi Imana ikagira ute, Imana ikabumvira. Nayo magambo Imana yashize ku mutima wanjye kugira ngo nongere yarimye ngo ngende mbyira abera bongere kandi bibuke agaciro Imana yasize muri bo, kandi bibuke ko Imana yabagira icyizere, kandi bongere babikore. Igihe kimwe umuhanuzi ahaguruka abwira Zerubabeli ngo ongera ubikore, nyuma yuko bari mu bihe bikomeye, bari bugarijwe, ariko Imana yongera amubwira ngo genda wongere umubwire yongera bikore, genda wongere umubwire yongera asenge, genda wongere umubwire yongera akora imirimo yakoraga, kuko igihe kirageze kugira ngo abera bongere bazamure ibendera ry'ubutsinzi, kuko nta handi hari ubutsinzi uretse mu biganza bya Yesu. Arangije arababwira ngo nimuhumure nanesheje isi, nubwo muzahura n'ibikomeye, ariko ibyo bikomeye nabanjemo. Ndagira nkubwire ngo ibyo bigukomereye Yesu yabibanjemo, abirimo,
yabanje gukuramo ubukana. Iyo atakiza kubibanzamo byaduhitana. Yesu rero yabanjemo, kandi Yesu arashoboye, tumuhe icyizere cyose. Mpamvu kirore Dawidi yarahuye n'ibi bintu nuko yari yatse Imana icyubahiro. Gukora ku cyubahiro cy'Imana byonyine gusa bijya bibasha gutuma akaga kabakesha. Yatumye yirengagije Imana yamukuye ahantu yamukuye ahantu hasuzuguwe, imuha icyubahiro. Arangije atangira kwishyira hejuru. Bimwe mu bintu rero bituma Imana ibasha kurakara. Nsoza, guha Imana agaciro yakugize uri we biguhesha gukomera. Bene data, mwongere musubize Imana icyizere, kuko Imana iracyakora, Imana irashoboye. Abera kandi namwe mukomeze mukore icyo data yabahamagariye. Nubwo buhanuzi Imana yarishyize ku mutima wanjye, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ikomeze kubana namwe. Reka dusenge. Ndagushimiye Imana kubw'ijambo ryawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Iki ni igihe cyo kugira ngo wongeye gukangurira abera, kugira ngo bongere bahagarare mu cyuho, kandi witeguye kubumvira, kugira ngo bashe gukora mu mbabazi watuzigamiye abatuye isi, kugira ngo isi yongere kuhabwa ihumure. Ijambo rirambwira ngo muri Baramu na Baraki kubara igihe kimwe, Baraki yashatse gukora kuba ku bwoko bw'Imana abera, ariko urangije ngo ubashingira igiti, urangije urabavuganira. Nayo mpamvu rero muri iki gihe uwera wa Isirayeli, kubera ko nubundi uko wari uri kera na nubundi kukiri, uko wumvaga abantu bawe basenga batakamba, nubundi niko na nubu wumva. Reka rero nubundi buri wese uraza guhaguruka akumvirira ijwi, agahaguruka kongera agasenga, agahaguruka kongera akamanika amaboko. Reka uze kumwumvira kugira ngo ubashe kongera gutanga ihumure. Muri izi mbabazi data, muri aya mahirwe ya kabiri ugiye kongera kuduha, reka uwera wa Isirayeli, ababyeyi bongere kumvirwa, abagabo bongere kumvirwa, abasore bongere kumvirwa, kubera ko uri Imana ishoboye byose. Ngushimiye kubwira ijambo, nubundi buri wese uzumvira ijambo, akumvirira ijambo, akumvirira ijwi, Mana agakora icyo musabye gukora, kandi uzamuha umugisha. Urakoze byose, tubisaba kwizera ko bikoze mu izina ryawe Yesu, amen.